bizashira bwangu, umunsi uzatoranya abawe, Mana uzatubabarire. Kristo Yezu akuzwe. Ndi Marie Clarisse Mukandengo. Ese buriya iyo turirimba indirimbo dushyira mu matwi yacu cyangwa se dushyira mu bwenge bwacu ngo twumve amagambo ayigize? Turi mu gisibo, uyu munsi ni ku wa gatanu, ni umunsi wa gatatu w'igisibo. Kristo Yezu akuzwe. Ibaze rero none ngo hazaza ngo umuriro ngo uvuye mu kuzimu, ngo iby'isi byose bizahita bishira bwangu. Kristo Yezu akuzwe. Uri kubyumva se wowe nk'uko nanjye ndi kubyumva? Hari igihe mbireba nkumva binteye ubwoba, nkibaza njyewe, ese ngiye Marie Clarisse Mukandengo, umunsi uwo muriro uzaza, ese nzaba ndi hehe, nzaba meze nte? Mu kiganiro cya Mukanya nibwo nari ndimo mvuga ku kintu kijyanye no kuringaniza urubyaro. Kristo Yezu akuzwe. Njye nkoresha uburyo bwa kamere bwo kubara muri make, ariko hari umuntu nanone ukoresha uburyo bw'imiti. Kristo Yezu akuzwe. Buri wese afite uburyo akoresha bitewe n'uko njye ndi umukatolika, nimuncireho iteka, nanjye simbacireho iteka. Twebwe Kiliziya yemera uburyo bwo kuringaniza urubyaro dukoresheje uburyo bwa kamere zacu z'imibiri yacu nyine tubara. Noneho hakaba undi muntu ugira gutya, wenda ubwo njye nubahirije itegeko rya Kiliziya. Hari undi muntu noneho ugira gutya akagenda yihishe, akajya mu Kiliziya, itegeko rya Kiliziya yaryishe, akirukanka ati ngereka nubahiriza itegeko rya leta, akajya kuringaniza urubyaro akoresheje inzira y'imiti. Kristo Yezu akuzwe. Umbabarire ubyumve, aka kantu kumve muri iki gihe cy'igisibo, unyumve pe, ndagusabye untege amatwi unyumve. Noneho hakaba undi muntu, ni umukobwa wibereyeho mu buraya, ni umukobwa wibereye mu buzima mbese bwo kwicuruza muri make. Noneho akagira gutya, ugasanga twese ku cyumweru duhuriye mu Kiliziya kubera twese turinganiza urubyaro. Ntawe uzi ngo runaka ngo ese noneho azatwara inda, ntawe, mbese nta musambanyi ukigaragara muri make. Aho rero nta musambanyi ukigaragara, niyo mpamvu n'ubusambanyi bwashyizweho, se nabivuga ngo iki, mbese bwahawe intebe. Ubusinzi, ubusambanyi nibyo nkunda kuvuga cyane, ariko ubusambanyi cyane kuko ari icyaha gikorerwa mu mubiri, nicyo kintu kibabaje cyane kuruta ibindi byose. Noneho dutekereze na wa wundi wasinze, wabaye imbata y'inzoga, akanywa ibiyobyabwenge, akagera ubwo ubwenge bubura, akica mugenzi we, ariko ku bw'amahirwe ntibamufate. Tekereza abo bantu twese duhuriye mu Kiliziya. Ese umunsi Nyagasani azatoranya be bizaba bimeze gute? Ngo Yezu azatunguka afite umusaraba utinyisha bose, ababi n'abeza. Ibaze kandi wisubize, nanjye nibaze nisubize. Ibaze umunsi azatunguka afite uwo musaraba. Kristo Yezu akuzwe. Ntawe ncireho iteka, twese turi mu mubiri, twambaye umubiri, ariko ikintu nabasabaga ni ukugira ngo iki gisibo dutekereze kuri icyo kintu. Uyu minsi ya none ubusambanyi bumeze nabi. Iyi minsi ya none ingo z'ubu ziri gusenyuka kubera ubusambanyi. Uyu munsi wa none ingo ziri gusenyuka kubera ubusinzi. Abagore benshi babaye abasinzi, abagore benshi babaye abasambanyi, abagabo benshi babaye abasinzi, abagabo benshi babaye abasambanyi. Ni ukuvuga ngo no mu Kiliziya rero cyangwa mu rusengero, ikintu cyabahawe intebe cyane ni uko buri muntu wese agomba gutanga amafaranga. Turi mu gihe cy'agaciro k'ifaranga kameze nabi ku isi yose, noneho turi mu gihe nanone cyo guhereza inzira ubusambanyi. Ese pasiteri wishakira amaturo, ese padiri wishakira amaturo, aribuka kubwira abantu ko ubusambanyi ari bubi? Aribuka kubwira abantu ko ubusinzi ari bubi?
ibaze nanjye nibaze, isubize nanjye nisubize, ariko iki gihe cy'igisibo twitekerezeho, twibaze ngo umunsi nyagasani azatoranya abe, twebwe iwacu bizaba bimeze gute? Ese nzajyana n'umugabo wanjye? Ese nzajyana n'umugore wanjye? Ese nzajyana n'umwana wanjye? Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi rero dutekereze umunsi nyagasani azatoranya abe, uko bizatugendekera, uko uwo munsi bizaba bimeze iwacu, uko uwo munsi bizaba bimeze ku musozi w'iwacu, uko uwo munsi bizaba bimeze muri karitsiye y'iwacu, ubundi twifatire umwanzuro. Kristo Yezu akuzwe. Nsabira nanjye ngusabira kugira ngo tuzajyane mu bwami bwo mu ijuru. Dusabirane rero. Umunsi